kandi ubwo genda birangiye arukiraho reka mubwize ukuri ho kugira ngo indanyi byaro kiriro nakwica oya nanjye ntabwo nakwica ifatire oya wapfa wakubitwa n'umugabo ni nyabakize ufite n'indamere we Ako kanyo sinzongera kugerera nawe urabona ukuntu uri kwitwara hako biri ubundi ugira ngo nitware nk'imodoka ze cyangwa petanke Marisa niyo yari tumira inyuma ubugira ngo nitware gute koko ubugira ngo nitware mbwiza uko njyewe iyo nimwinduka uko nitwara nuko nguko niko ugomba kumbona ntabwo ndi imodoka jawumbwire ndagure n'amapine arihe ntabwo ndayashyiraho ahubwo numbona n'amapine uzamenya kuko ndiki nitwara nabi ndi ikinyabiziga reba ukuntu uba witwara ugenda uba wasinze uzi ko ukwezi kw'inzu ko kwageze noneho wibereye mu mayoga tuzishyura izo nzoga zawe aho nawe rero urasetsa njyewe nishyura inzu mfite icyaka jamais ntabwo ibyo bintu byumvikana habe na gato ntabwo wakwishyura inzu utaranywa basi gushyira inyota mba nifitiye inyota ukazana iby'inzu ibyo bintu bibiri biratandukanye ubu se wabwira nyir'inzu ngo wanze kumwishyura inzu wibereye mu mayoga ubwo urumva yabyemera wowe umva nkubwire ubundi uretse ibintu byo kubeshya ndanabyibutse ko ibyondo byapfuye waretse tukamukora ka kantu muze yavuze Patrick yatubwiye tuzamukora ubwo se kari akantu yakemerara yakemera ego umugabo n'ujya amadeni we kankubwira wigumya iri zuba nanariranduwe tugenda ntacyo tugenda Bijishi na Kanyota imeze bite abagabo babwiye ase kowe mbona uri kunda nk'abajya ntaguze reka mbabwize ukuri mwe abagabo mwebwe babi Bijishi na Kanyota mwakitwaye neza k'amakuru yanyu mu mudugudu numva ndazi hawaze mu twitwaye neza turi binyabiziga cyangwa amakuru yacu mabi wumvise wayumvise kuri radiyo ayo makuru uvuga mabi yacu ni ayahe aha numva ngo inzu yanyu yinjira nk'abakobwa 5,000 esikele bebe mukora mwiki we n'abo bakobwa ibyo bintu uvuga nawe abakobwa se binjira mu nzu yacu baza kumaramo twari turi ba muganga ngo babashe kuboneza urubyaro ariko aya makare mufite ko muzikazi bizamenyekana sha kuri kw'Imana rwose baratubeshya abantu bavuga ibyo ngibyo rwose baratubeshya ahoze ubundi akavuga baratubeshyera baba dukodesha inzu hari amasezerano twagiranye bizaberamo n'ibitazaberamo inzu ko ari iyacu twayikodesheje baradushakaye Are you sure, Emmanuel? nidukora ibyawe uzadufunge ubuse mbakuye ntabwo duhuriye mu muhanda uzadufunge sawa ubutani tugutora No, se bagira.
Kandi wahageze se? Nahageze n'abasore. Arega nawe rero ko tujya tukwita randi rodi. Hasi ngombe siko mbona umutwe mu maboko n'ikihe kibazo. Dore turaje tugeze araye parandemba. Yarembye rwose ubu ameze nabi. Ko numva ari kunuka inzoga. Akadarega kubera nizo yanyweye kera iyo akazuba kamukubise zirongera zigahita zizuka zikagaruka. Ubwo birumvikana ko ari inzoga. Oya yarwaye. Hano umunsi atigeze anasomaho. Siko numva uri kumbeshya uncurika uncurukura wangize nk'akadenesi muri make. Oya rwose ntabwo ari ukugucurika rando. Rwose yandembanye. Ego ndabyumva kuko yakurembanye. Ariko nizere yuko ibintu byanjye biteguye. Dushaka twadufaranga. Nese rando ndiri kubyumva rwose. Udufaranga twe twaduteguye ariko yarwaye niyo nagiye kumuvuzamo. Icyo usigaye byawe birimo. Icyo ntabwo byari birimo. Rwose ihangane basi twongera iminsi basi. Kuko urabona yandembanye. Reka noneho mbahe icyumweru. Ningaruka amafaranga nzasange ahari. Uretse yuko amafaranga nayo nayapangiye byinshi. Ngiye kuyakoresha. None dore munyiciye gahunda. Rando nawe urabona rwose yandembanye ihangane rwose. Nyuma y'icyumweru nzabasohora. Nta kibazo rwose. Nawe nzabasohora n'imigeri n'ingumi. Mureke rwose. Zaze nyasanga kabisa. Tekeye. Hagi kigali wayi wa mutaro umunyabwenge. Ubuzabona tudatetse imitwe. Reka ruhuke reka murutse ndaje. Navugaga ijana ku ijana. Haradutetse imitwe kandi urabona ko erega i Kigali ntabwo wayibamo. Ndaje reka ruhuke ndaje. Reba witonze gatoya ndaje. Meze bite se sister? Cyane abana n'ubundi meze neza kabisa. Nakubahwa. Ngira se nimba Inde se? ngira yewe ngira nimba Ako numva ari umukobwa mureke yinjire sha. naje nye Ndavuga. Makuru. imeza Se ko ungendereye ariko. uri kubona se kinari ikigega muzaniye Hanyuma niki? Ushatse kuvuga icyo ubwo ngubwo icyo ni igigere kunyerera. ndashatse kukubwira ko uyu ari umwana wawe mwite Hanyuma iwacu ko bambwiye ko ngewe nta nyababyeyi mfite ko natera inda uri burambwiye ibyo ni ibyo utangiye kumva reka twumvikane uyu ni umwana wawe ujya gufata indezo ugomba kureba umwana wawe Kanyota utagira nyababyeyi nateye inda gute utagira nyababyeyi uyu ni umwana wawe kandi ndavana umaye indezo umva ayo ni amatiku mukobwa ayo ni amatiku ngewe ntabwo ngira nyababyeyi n'iwacu barabimbwiye ko nawe navukanye sintera inda ubimenye iki ni ikigega simbizi uyu ni umwana wawe kandi Meze bite se wowe? Yashani mbafanyota. Kanyota. We, soka va hano. Reka no kunesha va hano. Ako se wowe urasaka none. Rero, ibu bintu ntabwo gego. Ni Francine. Francine nawe se? Wowe Francine. Nawe se Francine. bikisenye Abagore baragwira nikijya hehe je kureba umugabo wanjye umugabo wawe ni uwuhe hano muri abo umugabo wanjye ni uyu nguyu Kanyota wawe Kanyota ni umugabo wanjye uyu ni umugabo wanjye ndamutwitse Nshaje wowe ntabwo sinzanga uri kujya ngo ntabwo uzana ndi kujya nje kureba umugabo wanjye nabikubwiye bamunzira ibi ni ibiki ndi kubona ngewe Ureke mbabaza. Ahangaha. We, ibyo mbona ni aje kukigiza cyangwa Umenya ndari muri Ferina ndumva bavuga ibintu oya by'abana. nawe wikijijisha iby'abana se wateye induzi ko uzakora Ngewe umugabo utagira nyababyeyi ngo nateye.
noneho hano habaye muri arufende mwuka byanjye. Ugomba kureba uno mwana mwite urumva urabona ko ari umwana atari ikigero uri kumva neza uyu mwana mushyire se uyu ise wane ibyo muri kuvuganye ntabwo mbyumva nimba uri kubona akari agacuma kari imbere ntabwo nsobanurira neza ibi ni iki noneho nabonye Sheri usigaye uri dogita usigaye uri umuganga hano ko mbona hari nanuza umva utananywaza izo njaba ahubwo so ubwo wansobanurira n'uwo nsanze hano ahubwo ubundi muri mva mukoceceka niko mbwira wakwita nde wakwita nde ahubwo umusore madamu umukobwa wawe umugore uri bakwita nde wese urabona hari ikigenzi hano ntabwo ari amazina ibisa n'ibi n'inda wahaze none se mureke njye mbabaza kani ka Kanyota gatoya ka Kanyota ka kabiri ntabwo cyakora bari gukina Kanyota se n'atayizi ndasoza ni wenyine Ni wese wese- uko atateye iyanjye ni inkoko se ni inkoko kongera ntabwo nishaka kubana nawe oya kanyo n'ubundi wendaga kukwamagana ndaza kukubwira ababihorere ni ibyabo ni ibyabo babashe ko bataye ngamumbwire mama kanyire icyo nshaka hano niko sheri iyi bayambwira umva mureke mbabwize dore murasaze nanirwaye sheri nyine bande bikuryahe bande bikuryahe ndumiwe noneho bindya hehe yaragukoye se yewe ibyo ntabwo bindeba njya Mubwo babwire uvuga iki genda shaka usobanurire mwebwe n'abateye Kanyota ngo Wowe sobanurira ubundi soni ntabwo mbiri ibyacu ntabwo birimo se hanyuma cyagiye wari uzi ko uri mu biki wari uzi ko uri mu bikira setu mureke mbabwire tubirangize burundu mureke mbabwire iyi nda ndakuzi wowe nawe ndakuzi ariko izi ndamutwite ntabwo nzemeye rero kugira ngo ibintu bigende neza mugende mubyara abo bana banyu mutanaza no gukangurira n'abaturanyi mugatuma banyihera piriya mubyara izo nzingo mutwite nimurangiza kuzibyara hanyuma nanjye muzanzanira umwana ndebe ko dusa ninsanga dusa nzamwemera ninasanga dusa nibyo nyine azahita agenda mumushyireze kandi ubwo genda birangiye arukiraho reka mubwize ukuri nko kugira ngo indanyi byarokiriwe nakwica oya nanjye ntabwo nakwica isakire oya wapfa